Yesu nashimwe bakunzi ba Yesu avuga neza official. Nongeye kunezezwa n'Imana mu mutima wanjye, impaye umwanya mwiza kugira ngo ngaruke tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Reka dutangire dusenga Imana hanyuma tuganire ku ijambo nubwo ari ku mutima wanjye umugoroba, kandi bahisemo gukurikira uyu muyoboro bafite intego nziza yo gufatanya nanjye ndetse natwe kuvuga Yesu neza, gutuma izina rye ryamamara, kwirinda ko izina rye ryatukwa habayemo uruhare rwawe cyangwa urwanjye. Imana bamucisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana nziza, Mana ishobora byose, Mana yo kwizerwa kandi Mana yo kwiringirwa, ndakunezerewe kubw'ubuntu bwawe bwinshi, gushimiye uburinzi bwawe bukomeye bwagiye bubana natwe minsi yacu yo kubaho. Wagiye uyongera, wagiye urwana intambara zikomeye ku buzima bwacu kugira ngo tubeho. Yewe na bene data bankurikiye ndetse n'abazankurikira, twebwe twese twarindishijwe imbaraga zawe zikomeye. Niyo mpamvu tukibasha kuvuga ko uri Imana mu buzima bwacu. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugiye kuganira ku ijambo ryawe, nyemere umwuka wera aganire natwe, kandi umuntu wese yunguke, ari njye uvuga ndetse n'uwumva, twese twunguke kubw'ijambo ryawe. Nga mu ruhande rwacu migambi yose y'umwanzi Satani ikurweho, ahubwo umwuka wera abane natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Reka dusangire ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cy'umuhanuzi Yona. Biboneka mu isezerano rya kera, turasoma igice cyaho cya mbere. Igice cya mbere turagisoma tugisoze, nubwo ari harehare, ariko ndagira ngo tuganire kuri iri jambo. Narihaye intego ivuga ngo ntaho wahungira Imana, emera kuguma aho Imana ishaka ko ugomba kuba uri, kandi uzagira umugisha. Imana ishimwe. Reka dusome. Umutwe w'amagambo haranditse ngo Yona yanga gutumwa umuyaga. Yona yanga gutumwa umuyaga ubakubira mu nyanja. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene Amitayi, riramubwira riti, haguruka ujye i Nineve, wa murwa munini, uwuburire, kuko ibyaha byabo birundanije bikagera imbere yanjye. Ariko Yona arahaguruka ngo acikire i Tarushishi, ahunga Uwiteka. Amanukana i Yopa, abona inkuge y'i Tarushishi, maze atanga ihoro, ajya mu nkuge ngo ajyane n'abandi i Tarushishi, ahunga Uwiteka. Maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja haba ishuheri ikomeye, inkuge yenda kumeneka. Abasare baterwa n'ubwoba, umuntu wese atakambira ikigirwamana cye. Ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo boroshye inkuge. Ariko Yona we yari mu nkuge hasi cyane, aryamye yisinziriye. Nuko umutware w'inkuge aza aho ari, aramubaza ati, wabaye ute wa munyabitotsi we? Byuka utakira Imana yawe, ahari Imana yawe yatwibuka ntiturimbuke. Bose baravugana bati, nimuze dufinde tumenye dutezwa ibi byago, tumenye utumye dutezwa ibi byago. Nuko barafindura, ubufindo bwerekana Yona. Bahera ko baramubaza bati, tubwire, utumye dutezwa ibi byago? Ukora murimo ki? Uraturuka he? Uri uwo mu kihe gihugu? Uri bwoko ki? Arabasubiza ati, ndi Umuheburayo, nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru, yaremye inyanja n'ubutaka. Maze abantu bafatwa n'ubwoba bwinshi, baramubaza bati, ibyo ukoze ni ibiki? Kuko abo bagabo bari bamenye ko ahunze Uwiteka, kuko yari abibabwiye. Baramubaza bati, tugire dute ngo inyanja iduturize? Kuko inyanja yiyongeranyaga kwihiduriza. Imana ishimwe. Reka tube dusoreje aho ngaho. Twavuze ngo nta hantu wahungira Imana, nta hantu wakwihisha Imana.
ntahariho nta n'ahazabaho. Abantu bamwe na bamwe bajya babigerageza ariko ntabwo bikunda, ntibishobora gukunda. Imana ishimwe. Dusoma ijambo ry'Imana rituganishije cyangwa ritweretse izi nkuru z'umugabo witwa Yona. Yari umuhanuzi w'Imana, yabanaga n'Imana. Ikimenyetso kibyerekana nuko Imana yishimiraga kumutuma ahantu hari hateye ubwoba nka hariya, ngo bicaga abahanuzi bakabagirira nabi. Ahari nawe yabaye umuntu agira ubwoba, aratinya, aravuga ati harano najyayo gute, singiye kwipfira, reka nibereho ahari Imana ndihisha, ireke kuntuma hariya hantu, izatumeyo n'abandi, izoherezeyo n'abandi. Imana yacu idutabare cyane kandi tugirire neza. Yona rero aba umunyabwoba, areka kumvira ijwi ry'Imana n'umuhamagaro uko Imana yari imwohereje kuburira abantu kugira ngo batarimbuka. Kuko buriya Imana si uko itabibonaga ko bariya abantu nibabona umuntu baburira nituma aba umuntu kubabwira, yabibonaga ko bari buce bugufi bakihana, nuko bituma imutumayo. Ariko we ngo yigira inama mu mutima wo guhunga Imana. Ibaze nawe umwana w'umuntu upima ibiro bikeya, ufite umwuka humeka atazi aho uva, ubasha guhagarara mu minota mike cyane cyangwa mu masegonda, agatekereza mu mutima akumva yakwibwira guhunga Imana kandi akabishobora. Imana idutabare cyane. N'ubu hari abantu bajya babigerageza akavuga ngo hari Imana nimbona, ariko ndakwibutsa ko hari ijisho ryihoraho ikureba kandi aho uhereye hose ibikubona, habe nijoro habe ku manywa, habe habona cyangwa hari umwijima, ijisho ry'Uwiteka rirakubona, nanjye rirambona. Imana yacu nishimwe. Uyu mugabo Yona rero ngo amaze kwigira iyo nama, muri we nta n'undi bayigiriye, ntawe Bibiliya yatweretse yagiye ngo babiganira mugira inama, ahubwo we yagishije inama umutima we, yumva byumvisemo rwose ko azahunga Imana bikakunda. Ngo aragenda ajya kureba ahantu hari ubwato bwajyaga i Tarushishi, aravuga ati hariya reka ngende nanjye nishyure nk'abandi. Bibiliya yavuze ngo yarishyuye rwose nk'uko abandi bishyura. Aratega ubwato, aravuga ati ngiye kwigira i Tarushishi, hari ahantu Imana yanyohereje i Nineve, sinajyayo, reka singiye gupfa ngo ndikumvira Imana, singiye kugenda hari ahantu ngo ngweyo ngo ni Imana ndikumvira. Ariko ni ukuri Imana yo mu ijuru ni Imana iteye ubwoba, ni Imana yo kumvirwa, ni Imana yo kubararirwa. Muri iri byarengera bavuga ngo amavi yose azapfukamira Imana. Imana ishimwe. Rero ni Imana ngo ihamagara n'imisozi ikayumvira. Yavuga ngo umusozi ukurwa hawo ujya ahandi bigakunda, kandi ibyo uretse no kubisoma tujya tubibona. None si imvura iguye igatwara umusozi ikawimurika ujyana ahandi, wabasha gusobanura imbaraga zikora ibyo bintu? Ariko Imana ifite ububasha bwo gutegeka ikintu ngo gikurwa hacyo kijya ahandi, kandi twe tubona ko bitashoboka. Imana ishimwe. N'imbaraga ziri mu bumana rero zibasha gukora ibyo abantu batabasha gushobora. Yona nawe yari yumvisemo aravuga ati jyewe ndahunga Imana, ahari wenda nihashira iminsi mikeya nzongera mpunguke, nzongera ngaruke, izambabarira. N'ubundi ni inyembabazi ndabizi, ariko Imana nubwo ari inyembabazi, ndakwibutsa ko ari Imana ifuha, kandi ari Imana igihana, kandi ari Imana ijya ibasha gusanga umuntu aho hantu yagize akigobeko, akumva ko yihishe, akumva ko aho hantu hatagerwa, akumva ko aho hantu itari bumusangeyo, nta hantu kure hahari Imana itagusanga. Imana ishimwe. Yona rero ngo yinjira mu bwato nkuko n'abandi bose bari babwinjiyemo, batangira gufata urugendo bajya i Tarushishi. Ariko ngo urwo rugendo uko biri bivuze rwabaye urugendo rubi rugoye, ko rwabayemo umuyaga batigeze kubona. Ngo umuyaga uba mwinshi cyane, inkuge ngo irarengerwa hafi kumeneka, niko biri tubwiye. Byari bibakomereye, abasare bagerageza gukora ibishoboka byose, abagenzi barataka baravuga bati turapfuye. Bibiliya yavuze ngo batakiye ibigirwamana. Haleluya. Banishimwe. Ni ukuri hari imbaraga z'Imana ziri hejuru y'imbaraga z'ibigirwamana. Ngo buri wese yahamagaye ikigirwamana cye, buri wese yagerageje gusenga Imana ziwabo, ibyo yiringira arabyambaza, ariko biranga. Mana ishimwe, kuko hari indi Mana isumba ibyo byose, isumba imbaraga z'ibindi bintu byose byari biri gusengwa aho ngaho. Imana yo mu ijuru yitwa Uwiteka, kandi niyo yari yatumye Yona, kandi niyo Yona yari yagerageje guhunga, kandi ntibyari bukunde. Imana ishimwe. Nuko ngo sinzi abahise babona ko Yona
we mu gihe barimo bataka, mu gihe barimo bavuza induru bavuga bati urupfu rwacu rwageze, ngo yari asinziye rwose ari muri nini, ntacyo byari bimubwiye, we yari asinziye avuga ati nugupfa no gupfa nayihunze n'ubundi ubwo nibiba bibe. Ariko Imana icyo yashakaga kugeraho byanze bikunze yagombaga kukigeraho, kuko ari Imana ishobora byose. Imana ishimwe. Nuko ngo baramukangura bati wa munyabitotsi we bimeze biti ko tubona wisinziriye, twebwe tumerewe nabi, ibyawe byifashe gute? Ngo arababwira ati ninjye wabateje aka kaga, ni njyewe. Ariko ngo baramubaje bati bundi kusinziri uri muntu ki ko tubona ibyawe bidasobanuka neza? Turahamagara Imana, bamwe barahamagara igirwamana, abandi bagahamagara iby'iwabo. Buri muntu icyaha turuka nuko akizera. Turabona wowe ntacyo urimo gukora, wahamagaye iyawe tukareba ko nawe yakumvira. Ubundi uri muntu ki, uraturuka he? Nawe rero arihandagaza. Imana dutabare cyane, ariyoberanya cyangwa arishushanya ati ndi umuheburayo wubaha Imana rwose. Ariko se buriya koko yari akiyubaha? Yari akiyubaha koko? Ko ari byo yari avuze akabyatuza akanwa? Buriya yari acyubaha Imana kandi yagerageje kuyihunga no kuyihisha kumva byamushobokera. Ariko Imana itugirire neza cyane. Amaze kuvuga ngo ndi umuheburayo wubaha Imana, bumva Imana avuze itandukanye cyane ngo nizo bari bavuze. Bose bari bagiye bahamagara ngo bagira ubwoba. Biri yavuze ngo bagira ubwoba, baratinya, baravuga bati ni ibiki? Baramubaza bati ni ibiki udukoreye kuduteza akaga kangana gutya? Kuko ngo bari bamaze kumenya ko ari we bateje akaga, ko yarabibabwiye. Imana idutabare cyane. Nuko bamaze kumenya ibyo ngibyo, baramubwira bati none tubwire ko waduteje akaga, ko wasuzuguye Imana, ko byagenze uko kubona tugiye gupfa, tugiye kurimbuka tuzize wowe, dukora iki? Bamugisha inama y'icyo gukora. Ngo arababwira ngo niwe mujugunye mu nyanja, hanyuma iratuza kandi inyanja irongera kugira ituze, urugendo rwabo rubashe gukomeza. Imana idufashe kandi tugirire neza. Nuko bigenda bityo bamurohamo. Bamaze kumurohamo inyanja iratuza rwose pe, urugendo rwabo rurakomeza kandi rurabahira, bagera iyo bajyaga. Ariko we aho yari yerekeje ahunga Imana ntabwo yabashije kugerayo, kuko Imana ntushobora kuyihisha, ntushobora kuyihunga, n'ahantu wayikwepera ubushake bwawe ushobora kubukwepa, umugambi wawe ntushobora kuwuca ku ruhande. Oya, nuyoba, ntiyitiranya amazina, ntiyoberwa aho utaha, ntiyoberwa aho urara, ntiyoberwa aho wihisha muri utwo na turiya. Ni Imana ireba. Imana ishimwe. Haraga korasi barimba kera ngo Imana yacu ngo simumyi, ngo irareba. Ni ukuri irareba pe, irareba kandi ntahantu ihishwa. Niyo mpamvu yamurebye nawe ikamwitegereza kuva turiya mugabo ikintu akoze cyo gushaka kunsuzugura, kimwe kabiri cyo kwerekana ko afite ububasha bwo kumunga, ntago byashoboka. Imana yacu nishimwe cyane. Umugambi w'Imana kuri bariya abantu bashakaga kurokoka niwo watumye Imana ikurikirana Yona, ikamukurikirana kugeza yinjiye mu nyanja. Ariko naho nimurekereyo. Imana ishimwe, kubera urukundo rw'Imana rwamusanze no mu nyanja. Nubwo yari yasuzuguye Imana, nubwo yari yayibabaje, nubwo yari yakoze icyo kintu cyo kuyibabaza, tuyisuzugura ndetse no kugerageza guhunga ubushake bwayo, ariko urukundo rw'Imana, haleluya, rwa rukundo rutuma itagutakaza nawe, rwa rukundo rutuma nanjye itandeka, rwa rukundo rutuma ikomeza kugukurikirana uyu munsi ukisanga muri ibejo, ukisanga muri biriya, ariko ntikureke ntigutakaze, ukagira ngo ahari nuko itabibonye, ugakora ibyaha ukiyongeza ukagira ngo nuko itabibonye, ukongera ugakora ibindi bizira ukiyongeza ukivuruguta ukagira ngo ahari ntabwo yabibonye. Iba yabibonye, ahubwo urukundo rwatumye isanga Yona, ikamukurikirana, ikavuga ngo nubwo yasuzuguye no mu bwato ndamusangayo, niba namunaga imuhengeri ndagerayo. Haleluya. Imbaraga z'Imana zibasha kumanuka zikagera n'imuhengeri mu nyanja zigasangayo umuntu. Si ibyo gusa kandi zamusanze no mu nda y'ifi. Ibaze nawe, ibyo ni ibintu nibaza ko abanyabwenge bo mu isi batasobanuza ubwenge ngo bikunde, ariko kubw'imbaraga z'Imana n'umugambi yari ifite wo kurokora abantu b'i Nineve, nicyo cyatumye ikurikirana Yona. Amen. Nubwo wenda nawe yari yakoze icyaha cyo gusuzugura Imana, cyo kugira ubwoba, agatinya cyane, wenda ntasohoze icyo Imana yamubwiye gukora, ariko umugambi Imana yari ifite kuri bariya abantu yashakaga kurokora, ku bugingo bwabo yashakaga gukiza,
ni wo watumye ikurikirana Yona. Nuko ngo ageze imuhengeri urufi ruramumira. Nyamara Imana iba yarashaka kumwica aba yarahise arangira, ibye byari kurangira, ariko kuko umugambi Imana n'urukundo rwayo rwakomeje kumukurikirana ikamubungabunga, ikavuga ngo nubwo wankoshereje ndakubungabunga, nubwo wakoze iki na kiriya ndagukurikirana, hari wenda uri bwisubireho. Nuko umugambi Imana umusanga no mu nda y'ifi. Imana ishimwe. Nuko ngo ageze mu nda y'ifi aritekerezaho, ntago nzi ukuntu ibitekerezo bye byahindutse, ariko uko biri kose umuntu uri mu nda y'ifi cyangwa mu nda y'ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyangwa munsi y'amazi aho ngaho, ntabwo yatekereza nk'uri musozi ubona akazuba karashe akabona uko igicu kihinduriza, biratandukanye cyane. Yona rero ngo yitekerezaho, noneho aravuga ati si uko nasuzuguye Imana ngahunga ngo ngiye Tarushishi nkaba ntagezeyo, nkaba nisanze ahantu ntabasha kumenya ibihabera, ntabasha kumenya ibyo ari byo, nkora iki? Yisubiraho. Nuko ngo arasenga ari mu nda y'ifi atakira Imana, isaba imbabazi. Imana, haleluya, Imana y'urukundo rwinshi, Imana y'imbabazi nyinshi, nuko iramubabarira. Ngo nyuma y'iminsi 3 itegeka urufi, kuko ni Imana itegeka ibikururanda, igategeka ibigenza amaguru ku butaka, igategeka ibiguruka mu kirere, igategeka ibigenda mu nyanja. Ni Imana itegeka, haleluya. Nuko ijambo ryavuze ngo Imana itegeka ifi kuruka Yona. Ariko umva igitangaza cyabaye, ntabwo Imana yategetse ifi ngo ruka Yona aho wamukuye, aho wamumiza aturuka. Oya, Imana ifite ubushobozi, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ukuntu iherekeza umugambi wayo. Yaherekeje umugambi yari ifite wo kurokora abantu b'i Nineve. Nuko ituma Yona agenda muri iyo transport yo mu nda y'urufi, ruramujyana ruramwambukana rumuruka i Nineve aho yanze kujya. Nyamara ukuboko kw'Imana n'ahantu kutagusanga, n'ahantu kutagusanga, emerera Imana mu emerera Imana mugendane. Wahoze ubana nayo, wahoze ukunda kubana n'Imana, wahoze wumva wakwirinda, wahoze wumva wagendana nayo, ariko uko iminsi ishira, uko ibihe bigusiga, urashaka kumera nk'abandi, urashaka kwigenga, urashaka kuba ikigenge, urashaka kugenda uko ubyumva, urashaka gufata biriya na hariya hose. Ariko reka nkubwire ngo umugambi Imana nta hantu utagusanga, uko ijisho ry'Imana rirareba. Yarebye Yona rimurebera mu mugambi imbere yari afite wo guhunga, rimuherekeza mu kuwinjiramo, rijyana nawe mu nkuge, riramukurikira aho yari aryamye munsi, ngo mu nkuge naho yagezemo niyicara nk'uko abandi bicaye hafi, ngo yagiyemo hasi ariryamira arasinzira. Ariko umugambi Imana umukurikirayo, kuboko kw'Imana kw'imbaraga kumusanga munsi aho yari asinziriye, bituma abantu bavuga bati kusinziriye wa munyabitotsi we bigenze bite? Ariko Imana yashakaga guherekeza umugambi wayo wo kurokora abantu b'i Nineve. Imana ishimwe. Nuko Yona ngo ageze hakurya rero ararangurura, noneho bwo burashira, aravuga ati Imana indokoye, Imana inyijije, Imana itanyiciye mu nyanja, Imana itanyiciye mu nda y'ifi. Aravuga ati nzayikorera. Aravuga ati noneho ndeka nyivugire, wenda ikiba kibe. Ajya yavuga kandi ko Imana wa mugambi mwiza yari ifite, wari uri mu rukundo rwinshi rwo kurokora abantu. Nuko Imana irokora abantu b'i Nineve. Imana ishimwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mbese ujya wumvira Imana? None se Imana ubona wayihunga bikagukundira? Ubona byaguhira? Ufite ubushobozi bungana iki? Ufite imbaraga zingana iki? Ufite imbaraga zingana iki wumva wakoresha kugira ngo uhunge Imana, kugira ngo ubushake bwayo ubujye kure, wumve wabishobora? we yabda, nubwo yakwihorera, nubwo yakureba ikabikuretse gato, ariko nukuri ni Imana ifite imbaraga. Ni Imana ifite ukuboko gusanga umuntu no mu nyanja, gusanga umuntu no mu nda y'ifi kukamusangayo. Rero umugambi Imana ni mwiza. Imana irashaka gukiza abantu, Imana irashaka kugenda irokora abantu urupfu rw'ibyaha. Ahari wenda igukoresheje ariko ntushaka kubyemera, ahari wenda irashaka ko wera imbuto, akaba ari bwo buryo bwiza wakweramo imbuto, hanyuma abakurebeyeho bagakira, ariko ntushaka kubyemera. Urashaka guhinduka rwose, urashaka kujyana n'igihe, ariko Imana ijisho ryayo ahantu hose rirareba kandi rirakubona, nanjye rirabona. Imana ishimwe. Haleluya. Rero iri jambo risoma navuze ngo ahari dukwiye kongera kwibukiranya ku ijisho ry'Imana ritureba, irandeba,
aho ndi mu muhanda ngenda, rirandeba aho ndi mu nzira, rirandeba aho ndi mu kazi, rirandeba aho ndi mu bitotsi ndyamye nsinziriye, rirandeba ndi muri atelier ndi kudoda, rirandeba aho naba nkorera aho ari hose. Rirakureba uri umushoferi mu muhanda, ijisho ry'Imana rikureba uri kuri moto uri umumotari, ijisho ry'Imana rikureba uri umunyonzi uri kunyonga igare, ijisho ry'Imana rikureba uri kwa muganga uvura abarwayi. Nta hantu na hamwe ijisho ry'Imana ritagera. Imana ishimwe nubwo ari mu gicuku cy'ijoro, nta gicuku cyasumba mu nda y'ifi, nta gicuku cyasumba mu nyanja imuhengeri. Imana yacu irareba, kandi iyo iri kureba ikitegereza hari ibyireba bikayibabaza pe, ikavuga iti ndababaye, uriya muntu nari naramuhamagaye, uriya muntu nari naramugiriye neza, uriya muntu yagiye ampigira imihigo, akavuga ngo azankorera, akavuga ngo azagendana nanjye, akavuga ngo azampamya, ariko ndebera ibyarimo. Rero Imana irashaka ko uguma mu murongo, kandi nukuri Imana irashaka ko ukomeza kubana nayo, nayo ikabana nawe. Imana ishimwe. Imana irashaka ko tugumana nayo, tugakomeza kubana nayo, tugakomeza kuba urugero ruzima, kugira ngo hagire n'abandi barokoka tubigizemo uruhare, kugira ngo hagire n'abandi bantu bakira nk'uko abinenewe bakize, biturutse kuri wowe, biturutse kuri njyewe. Imana irashaka ko tugira umumaro mu gihe gisa nk'iki. Imana ishimwe. Wa mubyeyi we, wa mugabo we, wa rubyiruko we, Imana yagiriye neza ikaguha kuyimenya. Wivuga ngo ndi umuheburayo wubaha Imana kandi wayisuzuguye, bivuga ngo ndi umuheburayo wubaha Imana kandi udashaka kuyumvira, bivuga ngo ndi umuheburayo wubaha Imana udashaka kugendana nayo, bivuga ngo ndi umuririmbyi mba muri korali ririmba neza, ngo nzi kuririmba batamaye mikoro ngo ntago byakunda, uvuga ngo nzi gusenga amasengesho y'iminsi myinshi. Oya, emerera Imana mubane, emerera Imana mugumane, nukuri kandi uzagira umugisha. Imana ishimwe. Iminsi irahita vuba. Murimbyi yaravuze ngo uko iminsi bukivaho inzira irushaho gukomera, ngo kandi rizinjirwamo n'intwarane, ngo ariko abahisemo iyo nzira ntacyo mu isi bubakaho ngo batumbire iteka uwo Yesu. Imana ishimwe. Rero Yesu azagaruka, yaranesheje. Reka tumutumbire, reka tubane nawe, reka twemere kugendana nawe, kandi azagenda dukomeza muri iyi nzira, azagenda dushyigikira. Aho ubwoba buje azabutumara, aho imbaraga zibaye nke azaduha imbaraga, kuko ntabwo ahamagara ababishoboye, ntabwo ahamagara abakomeye, ahubwo agenda akomeza abantu muri iyi nzira. Emerera Imana mubane. Ijisho rye nta hantu na hamwe warihungira, ntaho rirabona rikabona ibintu byose, kandi yibona bitwikuruwe. Imana ishimwe. Reka tubwire Yesu ngo twemerere tugendane, duha imbaraga aho ubwoba buje, aho ducitse intege, aho twumva dutaye inzira. Watubwira kujya inenewe tugashaka kujya itarushishi, wavuga ngo mukomeze imbere ngo njye ibumoso njye iburyo, wavuga ngo subira inyuma ngo hoya Mana. Oya, emerera Imana mugendane. Aho ishaka kujya ahari bujya, aho ishaka ko njya abariho njya. Imana ishimwe. Murimbyi yarabiririmbye, hari indirimbo njya ndirimba nkumva ni indirimbo imeze nk'isengesho, ngo mwama ushaka ko njya nguhanjyane. None saho Imana ishaka ko njya nahamenya gute ntemera kuyumvira, nemera gufungura ugutwi ngo numve, utemera gufungura ugutwi ngo wumve, wiyumva ijwi ry'Imana ukaryirengagiza, ukavuga ngo hoya iri jwi sinshaka kuryumva, oya sinshaka kubyumva. Hari n'abantu bajya babaho bakumva umuntu ari kubabwira iby'Imana ngo hoya ntabwo ibintu ushaka kubyumva, wabumvise byinshi bazabazwa byinshi. Ntabwo ushobora guhunga umugambi w'Imana, ntabwo ushobora kujya kure yawo ngo biguhire, ntibyagukundira. Ijisho ry'Imana ahantu hose wajya rigusangayo. Imana iguhe umugisha rero kubwo kumvira ijambo. Emerera Imana mugendane, kandi wigambira guhunga Imana, ahubwo ngwino usanga Imana. Nubwo ibyaha byatukura tukutuku, nubwo waba usa nabi rwose, njya mbona umubyeyi iyo avuye nko ku kazi cyangwa ahandi hantu runaka yambaye neza yarimbye, afite akana gato gafite ibyondo, wenda imvura yaguye cyangwa kiriwe kivuruguta mu mazi, iyo kabonye umubyeyi ntabwo kiruka, ahubwo kaza kiruka kumuhobera. Umubyeyi nawe akakareba, haba igihe ashatse kureba kuri wa mwenda yambaye agahita avuga atoya umwenda wanjye nubwo waba ari umweru dede ntabwo ndutira umwana, nuko akajya guhobera wa mwana ufite icyondo, ufite umwanda. Nuko Imana yacu imeze,
nuko urukundo rwayo ruri. Rero urukundo rw'Imana ahantu hose rwagusangayo, ruragushaka uko waba usa kose, ruragushaka, ruragukurura rukakuzana kugira ngo wongere ukarabuke. Muri ibyo yarindi avuga ngo urantangaza Yesu, ngo ukuntu ukura umuntu ngo muri puberi, ngo ukamuhindura, ngo ukamukarabya, ukamusiga, ukamwambika. Ari abantu Yesu yakarabije, ari abantu yasize arabambika, ariko imyenda barongeye bayisiga ibyodo, bayisiga amakashi, bayisiga ibizinga gusa, barandura basa n'abandi. Nyamara yari yaragukarabije, nyamara yari yaragusize, nyamara yari yarakwambitse umwenda mwiza. Arashaka ngo wongere ukarabuke, arashaka ngo wongere umese, arashaka ngo wongere wowe guse neza. Nuko mubane, nuko mugendane, nuko tugendane nawe. Imana iguhe umugisha gukurikira uyu murongo kandi no kumvira ijambo no kwemerera Imana ko mubana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana yacu, Mana nziza, Mana yo kwizerwa, Mana ishobora byose, ndakunezerewe kubw'uyu mwanya. Nukuri wasize 99 unyura mu nzira igoye kugira ngo ubone imwe yari izimiye. Mana we, nyemerera iri jambo rigere kure, rirokora abantu urupfu rw'ibyaha, rikura abantu mu bubata, kuri abantu mu kwibeshya ko baguhunga bigakunda. Ahubwo umwuka wera akebura bari bayobye, agarura bari batanye bataye inzira, bajye mu murongo mugendane, tujye mu murongo tugumane nawe. Turagushimiye Mwami Yesu, ijambo ryawe niryaguke rigere kure cyane, mitima y'abantu bafite inyota n'umwuma. Mana we, mu gihe nk'iki ubahaze kandi inyota yabo imarwe n'ijambo ryawe. Ndagushimiye Mwami, nyongerera imbaraga nanjye mu ruhande rwanjye ushoboze, kandi tugumane Mwami Yesu, tugumane, tugumane, tugumane. Urakoze Yesu, umugisha abantu bose tubana kuri uyu murongo, ubaha umugisha kandi ubaha imbaraga. Subiza ibyifuzo byabo, urushaho kubitaho, ubabungabunge, ubakuyakuye, babere umwishingizi muri byose, bakubone mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen.